wongeye nari nagukumbuye buriya byatare mbaga byandenze kabisa Kizimana mba ndaje nizere ko utihuta cyane ndihuta kuko nyine navuye mu rugo mbabwiye ko mitangaruka nyine ari umushuti wanjye ngiye kureba ntabwo natinda hano ntabwo byashoboka kuko igihe kishize cyose tutabonana kuko n'ukuntu wamarana akanya byibuze ibinota nk'ubene wenyine Nahangaha cyane narushye pe izuba ni ryinshi hakusigaye uri keza cyane umva ngiye kuzashaka ukuntu nkugurira imodoka ariko ni nk'umwaka utaha ngiye kuzakugurira imodoka ntuzongere kugenda n'amaguru ntuzongere kugenda ku zuba mbese ubu ngubu umwaka utaha urukundo nagukundaga ngiye kurukura inshuro nk'ijana kuko usigaye uri keza kurusha kera ndagukunze mbona uri keza ariko ubu ngubu usigaye uri keza kurushaho urakoze cyane umeze ute se wanjye nyine bisanzwe cyane ningukumbuye pe cyane se cyane umva bimwe bavuga ngo ku rukumbuzi rurica njye nendaga no gupfa rwose sinkubeshye nanjye urabona nyine kumva nakuzirikanye nkaza kumusura nanciye hano nyine hari umushuti wanjye naje kuba ndavuga niyo reka muceho nyine muri karitsiye kuko bambwiye ko utuye muri zino karitsiye ndavuga reka muceho nyine nzamusuhuze rero iyi nzu yanjye nyine ni iriya ubonye nziza uretse ko hano nyine nari mpari by'akanya gatoya kugira ngo babe bansigira amarangi urumva ntago umuntu umwavoka yaba mu kazu gatoya nk'aka ngaka urabibona ariko nyine ni iminsi mikeya yashere ndaba nsubiye mu nzu yanjye kabisa aka ngaka ntabwo ari akanjye nuko nkarimo mu minsi mikeya cyane Kisha nanjye nari nibajije nyine kunambwiye ko uri umwavoka hano nkaba musanze nyine muri aka kazi ukangana gutya nyine ntabwo urebye nyine ntabwo hashinga ntabwo nyine ni bya bindi nyine byo kuba umuntu akifashishijeho gakeya nk'iminsi nk'itanu ariko nyine mu minsi mikeya biraba biciyemo twaganiriye nibagirwa kukuzimanira njyewe rero hari ifi nari nariye ariko ninagutekeye nk'uko urayirya hari n'agaceri chips agaceri gakeya irish potato urabishobora ntacyo bitwaye urabishobora icyo kunywa hari fanta hari petit mitsingi hari Knowless konde inzoga fanta Ese wararokotse shiri harimo inkoko chips ugerageza nkurebera icyo kunywa nta kibazo umva nari nanashonje cyane hanze mbikubite yego uzi ukuntu nzi guteka njyewe ndateka ntibateke ntabwo narisonde boza ni ukuvuga ngo cyagiye ukimara kubimbwira ese kubera ko nari nshoboshe kurya njyewe nahise mvuga ntika ngiye kureba hararaguru nsanga kuri bucara kinze ubwo mpita ngura agakoko hepfo yaho nabwo nabuze nti reka ndebe ukuntu nkeranja kuko njyewe nari narangije kurya ubu bon appétit kabisa njyewe mba nariye nta bintu byo kurya twebwe dukunda kuko umuntu ahora hazi rwose ndabyuka nkarya saa yine nkarya imbuto nuko ubu ngubu usanze zashize
saa sita nka erega uriya kuba uri umwavoka ukiri umusore uriha ntabwo wabura kwiha bizakunege and give you affection jeri ibaza ariko gutya tumeze ari nako tumeze mu bukwe ugiye kuzambyarira akana habyara keza jeri I love you so much kana ni keza nakunda cyane nanjye kana kubereye cyane merci ako sheri ubu nzabigenze gute ko kubwije uko bukeye mba numva ndashaka kugukunda kuko bizarangira gutya gusa tuzabana se niko kumubona iminsi ibiri kuducika k'amafaranga nyafite ubu sorry takuniga bitakuniga jari so ahubwo binyigisha ikinyama kinini mu kanwa none se wongeye nari nagukumbuye buriya byahatare mbaga byandenze kabisa Kizimana ndaje nizere ko utihuta cyane ndihuta kuko nyine navuye mu rugo mbabwiye ko ntangaruka nyine ari umushuti wanjye ngiye kureba ntabwo natindana ntabwo byashoboka kuko igihe gishize cyose tutabonana kuko n'ukuntu wamarana akanya byibuze iminota nk'ubenye wenda ntabwo bishoboka pe reka ngende batambura kuko bari no kumpamagara kuri telefone urumva natinze ni n'ubwa mbere rega nje hano urumva n'isuku umuntu yasundi bwa mbere kuko pe ntabwo byaba ari byiza rwose oya nta nubwo nankunda ndeka gusa umuntu ukuri ndagukunda pe ni ukuri kw'Imana uzi ko buriya mbabarira mubwiza ukuri basi nanjye niba unkunda basi binyereka ntagukundaga ko ndumva nongeye kukwikuramo sinzi ko wahita utekereza ibyo bintu ngo basi mbabarira erega buriya njyewe ubundi ndanakijijwe buriya uretse ko nyine ari umubiri uba wanze buriya ngenda nakijijwe buriya njya ndirimba no muri korali buriya ntabyo uzanjyane muri iyo korali mperuka kurya ejo nabwiriwe ariko icyana nagombaga kucyemeza agomba kucyemeza kereka ko mbanaje bitabaye mara agombaga kucyereka ko mba mpaze byiza ntibagiye telefone none telefone suwe wayibagiwe utero ambwiraga ko wahaze inkoko n'amafi wirwa wampariye n'ubundi rwose narabihaze rwose amasaka wakombaga wapinda nuko nari ngiye kuyoza rwose pe nuko nari ngiye kuyoza ubwo se kuki utambwiye ko ushonje ngo dusangire oyanjye sheri ntago mba nshonje sheri ntago mba nshonje wasanga nayo mafuta ari simukomera wapi rwose sheri ntago ari uko nshonje nuko nari ngiye kuyoza urabonye negereye amazi sigari amazi sinari ngiye kose izo ntoki nyine reka ntumiwe ni ukuri nyine rega umuhungu we siko mbeshya ubundi wari wibagiwe nibagiwe telefone yanjye nari nyibagiwe ndebe ibyo ngarutse urimo wasanga nabyo ari n'ibyo wikopesheje rwose nakubwiye ko nari ngiye kubyoza none se ibintu ndi kukubwira ntabwo uri kubyumva byawe kandi nsanze wicara ngaho isafuriya mu maguru none se ntabwo nyizera ko
Umbwiye ko nari ngiye kubyoza. Oya ntabwo wari ugiye kubyoza. Urabona ntari negereye amazi se? Amazi yahe isafuriya iri hagati mu maguru yawe uri gukomba. Nyine ko yari iri hagati y'amaguru none se yari none se aha ngaho nyereka ibyo wari ugiye kogesha biri he intoki ngiyi zose iriho ibiryo wari uri gukomba. Wapi hano nuko nanduye. Wambaye ibyo ko ari byo. Murajya ngo muri gutongana. Oya ntabwo twari turi gutongana nyine ahubwo nari none se wa musore we warambwiye ngo ejo nimugoroba uzanzanira amafaranga. Nyine turi kujyana ntega amatwi. Warambwiye ngo ejo nimugoroba uzagira gute uzanzanira amafaranga. None reba nabiretse reba aha amasaha ageze gute aha nageze. Kumbe ndabona mwibereye mu biryo muri kwinywera na za fanta mwiteretse amayoga kunyishyira inzu yanjye byarakunaniye habo no kwiguzana abakobwa ahangaha. Njye rero ibi ntabwo nabyihanganira. Rwose ntabwo nabyihanganira ibintu byo kwanga kunyishyura ahubwo ukihamagarira abakobwa mukigwa mwinywera amayoga mwinywera n'amafanta mwirira n'inyama. Njye ibi bintu ntabwo nabivamo ntabwo nabyihanganira. Rero wihangane mu minota 20 umaze kunsohokera mu nzu usohokanye n'abashyitsi bawe ntagire ikintu kimwe cyawe nsanga ahangaha. Oh no! Ndaje imfunguzo zanjye zore ndagiye mu minota 20. Mu minota 20 nsanga umaze kurunda ibintu byawe byose umaze kubisohora. Nuko burya nsanga umaze kubisohora. Iyo nzu se basigaga amarangi iri he? Baragusora mu nzu mu kageto kangana gutya. Yawe mwitaho sheri n'umusazi. Simwitaho umusazi kandi ucishije make ukamwumva umubereye umusazi none se ko umusazi kuki umwumvishe? Umusazi yuriya y'umusobishara muranarwana biriya n'umusazi mwihorera. N'umusazi? Sheri rwose. Umusazi amera kuriya rero. We Mark. Bimeze bite? Nawe ufite akanya kweri. Bisa amasaha twanye ni yarangiye. Nyine turebye turabivuganira hanze mwana. None se biti wambwiye n'igi wagiyemo. Mwana teceka turaza. Bayashamo ikote ryanjye abandi barishimye. Niba nakugire nka guhira ku mafaranga makeya. Urumva ko neza abantu ari byo bintu biba bijyano urabizi byanjye na amafaranga. Uranyongera ndi oya yamereza ngende. Ab'inzu bavuye hano abamukote bavuye hano ibyo bintu sheri aba n'abasazi. n'uyise n'umusazi. Nawe oya n'ikote ryanjye ndabona naribonye reka ndifate igihe nigendere. Ibyo se yagira senyisa wamaye senyisa ne yashizemo kandi wamugabura w'imiti. Yenda nimwega imiti muteza abantu. Ibyo se ibyo ni ibi muteza abantu rubwa gusa. Sheri barantubizere. Ahubwo ndabona wewe njya